Danizzo! 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 Where Danizzo? Ako wowe witabisha ibirenge. Ntabwo najye muri toilette. Witabisha ibirenge se? Narwaye agakanzu maze ruko muri mu cyaro hari ukaba warampaye indarama. Icyo yadutembera muri agakanzu. Ndi kucibwa muri gutwara. Gere ndagiye. Ntaho njye ntabwo kureba urinda urugo ucunga urugo nta kintu na kimwe kitari muri ino nzu urumva nzagaruka nyuma y'ibyumweru 2 nakabije ni 3 abakire se burye kugabanya ibinure se ndabigira ugutuntu hano nzaducunge neza uzabicunge nta kintu kitarimo hano uzarya nkuko bisanzwe nawe urabizi ibyumweru 2 cya 3 oya ntari ibintu byo kurya bishize nshobora kuguhamagara kufite amafaranga se ahubwo mabuja amafaranga ku kwezi dore ukwezi kuzarangira hashira iminsi 2 Danizzo wimfatanye n'ibibazo ndakwishyura se aho ngiye mpawe nkoresha ayo mafaranga nkwiye umuntu ugiye kuryoshya uhetse ibikapu wambaye neza gutyo zakwishyura n'ingaruka naho ngiye wampa amafaranga mabuja nguheza mu cyaro bakireba uko ndabo bigenze nta mafaranga mfite nzaguhereza n'ingaruka ariko rero abakire namwe mubayeho nabi ugize ngo ku mafaranga uhebwa bitwanye 20 watumpaye nkabona uko nibera none se buri umuntu ahorana amafaranga urase ko urahembwa ku kwezi sibyo nanjye mpembwa ku kwezi urabona ku kwezi sinjye barampembye dore rero umeze nka bya bisore byirwa bizana indaya mu rugo zikashira 50 umwana wabo w'umukozi akina hanze ufashe 50 ugiye gufata isafari 20 wawe urabizi neza ko mbifite se 50 ndabizi neza ko yafite kuko uzo tujyanye se wambaye kanzi kuri 50 wambaye isafari amagambo menshi mfitanye nawe nzakwishyura n'ingaruka wabyumvisha mabuja wama sanzwe nkwambo nimba ugiye ugo genda Nzibase kirana nawe genda nawe uzabona ibizaba genda utama amafaranga yanjye genda muryango uri akodanye ibyumweru 2 ni byishiko byo ntazaba nkwishira amafaranga yawe nakubwiye ngo atira iminsi 2 genda genda abagiriyo bajya ko bagenda se shawe abagiriyo bajya baragenda abakiri babaye gutesha ndaje nkwereka umwana w'Inyanza ugize ngo mabuja buriya yagize ngo nta bwenge nzisha ibikoresho bye byose kambigurisha Allo? Yes Eric. Yego Danizzo. Bimeze bite? Ndashima kabisa ibintu ni wane. Ibintu ni wane. Nta muntu uzi ukeneye intebe, ukeneye televiziyo, ukeneye amarido, ukeneye ibitanda ngumbwire. Amarido ibitanda. Aha, rero Danizzo. Aka kanya sinakubesha kabisa. Urabizi ko mfite amakuru mukubwira aka kanya sinakubesha kabisa. Ibyo nashakaga bitarenze icyumweru kimwe. Hari ibintu nabonye cyakugurisha. Icyumweru kimwe? Bitarenze kwanze iminsi 3. Umukiriya wabyo ejo hari umuntu namurangiye yarabibonye rero sinzi kabisa. Kacakira handi manda shaka ibyihuta. Danizzo ntago nakubesha kandi urabizi ko ndi nyaka mubesha. Sawa kanchakira handi nkupira ga telefone kanye kikubise hasi. Ndakodesha inzu rero. Ndakodesha inzu reka nkwereke kabisa. Okay.
twagize amahirwe se ahubwo tuyibonye hafi. Umva no ku muhanda. Sisi bayifashira? Barayifashe ntago haba hakiriho kino gipapuro. Mwiriwe neza. Ni karibu, ni karibu. Twaganiriye se hano n'ubundi. Oya, ni byiza niko twaganira mbere kugira ngo tutizane n'abantu bo ku muhanda. Abantu bo ku muhanda bashaka kuza. Twashakaga inzu yo gukodesha kandi tukabona gari zifata. Nta gikodeshwa nk'inzu hano. Hano hari inzu zikodeshwa mu bina bwiza. Amafaranga yose waba ufite. Irangana gute inzu ufite none ndani? Afite ibyumba nkamagana. Nyine nikwereka nkubwira unayireba. Nkwere kureba. Ntago dukeneye kandi dushaka gukoreramo ubukwe. Ubukwe? Ibyumba 3 na salo we. Aha. Amata yabyama amavuta rero. Amata yabyama amavuta. Nta by'amata n'amavuta dukeneye inzu. Niba ari inzu mushaka, nange icyo mfite ni inzu. Ninjire muri nde nawe nirira amagambo menshi nkagira ibikorwa byinshi. Niko inzu nikwereka unareba aho biri. Mwinjire. Karibuni. Komisiyoneri bateye. Mwinjire. Bebe twinjira tupfa kureba. Mwinjire. Se dukora iki Bivuga ngo nge ntago nkoresha amagambo nkoresha ibikorwa. Nkwereka inzu natunga urutoki. Mwinjire. Nzuni nuvuga ngo iyi nzu Munzu arimo makarasa gute? mu nzu haraka nuvuga ngo inzu yacu none cyiza cyane wayibanye mu nzu ibikoresho byose birimo televiziyo noneho inzu yacu ikintu cy'akarusho ifite ubwiherero mu nzu haba mu cyumba no mu gikoni unyunarye no mu gikoni harimo tuwarete kugira ngo nkwemeze tuwarete mu gikoni ni ikikwereka ko dufite isuku ibaze tuwarete mu gikoni kandi ugateka ntuze no mu rugo ibaze iyo nzu noneho uyu mwana kwicaramo bose kicyana ko ari wane Ngo ndakubwira ngo cyo kundeba wowe. Ariko se kuva kuri mwiza ni kibazo. Icyo tuje kureba ni inzu byo bije kureba inzu ariko nakubwira ni mwiza urugero nk'igihe ibyo bwiza ntago bikureba wowe twe basi ufite akazi. Nk'igihe waje kukazi n'umugore yasiga yashaka ko kugira ikibazo tumanye two mu nzu tugapfa. Nk'itara rikabira kuya kambwa ati bayiru manike. Cyangwa nk'inzira hano dufite inzitiramibu yamanuka kambwa ati bayiru manike inzitiramibu. Na Tanzania uka. Nuvuga ngo nare gabanya amagambo. Kose kwereka inzu niyo dushaka kureba. Inzu nayo ibindi byose urimo kuvuga ntabwo ifite ibyumba 3 na salo buri cyumba gifite toilette uko nyaho na toilette mu gikoni. Ugize ngo baby twigendere yo ntago yo gushaka. Oya. None se ntabwo dukeneye inzu mu gikoni ngo toilette ngo toilette. Nyina nakanuka kumba gatoya kari ruhande rw'igikoni. Ariko igikoni gifite umuryango wacu urugero igikoni gifite umuryango hano toilette nekaje mu muryango hano. Ukumva ngo ntaho uri wowe. Umuryango wa toilette ukayo n'ubiza kuruka. Ahubwo boss tujyane hara hepfo tugiye. Kusemara neza. Twajyana hara hepfo ngakwekana toilette zo n'intwaro mfashe gutyo. Cyane twari mbabuja ari wajya kuya. Ugize ngo ufite ikihe kibazo mu mutwe wawe. Jyana no musazi wawe. Boss kanje kukwereka. Ngiye kwereka amatoilette kugira ngo mutazagira ikibazo cyo kwituma. Akose ntwara neza wigenda nkurura nk'abandi. Kanje ngimbere n'urazi nyuma yanjye. Ngaje twara umusazi wawe. Boss dore ubwiherero n'ubungubu. Turaka kabito. Urituma banzu bene hayo bazi. Warangiza kwituma ugata usukamo utuzi gutya. Wabona harambiye dore akakaza. Urakaza nako cyakabonye. Ugahita ukaza ukagakoropesha umwanda uhari. Twakomeje kumeze mbere. Ahangaha rero. Ntabwo mushobora kujyamo mukoro. Ndi kujya mu nkwereka vuba hano hatinze inda yabyimbika turika. Yawe niba bawoka turi kudatunge do. Iyi ni dushe do tuzi tunyaranye bari wahabonye. Ziraje n'isi. Mpana hano. Ute uhubwe ndeda turika ikaguturikana ugaturika nk'igisasu cya grenade. Hano nta muntu uhatiriza muri toilette tujya muri toilette cyangwa ko ngo uracakira muri toilette no. None se koga amazi anyura he ko mbona wagira ngo nta. Harimo akenge mo hasi unamureba do harimo akenge. Bakabonye twazitse ntabwo bisobanutse. Wowe humura. Wabita ko numva wagira ngo urenda kunshiraho uruzi. Abarwayi ba sida baraguye. Ubuse kubana sida n'injye yiguteye. Ahubwo urugo rwanjye rusigayemo abakobwa muhe buryo. Umukozi arisigaza n'indaya. Kuse wayobye. Wasaze ufite ikihe kibazo?
ushatse kuvuga iki? urugo rwawe kuva ryari? Ni urugo rwanjye. Angahe nandi ni wanjye. Ni wowe kuva ryari se kuva kuwa kangahe? Ahubwo se ndyategetse habi wanjye. Wowe Wakodesheje habi wanjye. ubu ibyumweru bibiri ngiye hano hahise habi wawe. Ikibazo biragwira da. Kuki? Umukozi wanjye se wahise uba umugore musigaye mubana mu rugo rwanjye. Njye umugore w'umukozi. None uri gushaka kumbwira iki? Baby. Gerageza bite ko umuntu hano ari urusaka. Ngo nusobanura ukuntu uri umukozi wawe ngaho. Ibyo mukozi se. None se hano kabuda. Hano njyewe ni wanjye. Wawe. Kuva ryari se habi wawe twarakodesheje. Mwarakodesheje njye nubaka inzu yanjye. Nashyizeho itafari wowe urakodesha nase ufite. Ariko dufite urupapuro twemerera ko twakodesheje hano. Harimo niyo bakomangaga ngo wenda kudutaho urugi. Ntakomanga ntago ari wanjye. Akukura aje komanga yajangarira kuduce. Ntacu urugi ntago ari rwanjye sinyara gwishyiriyeho. Ako se hano ni iwawe gute kandi uhadusanga twarakodesheje zanjye. Sito twumvikane neza. Ikindi dufite n'urupapuro rwawe rw'uko twakodesheje n'amafaranga twishyuye byose biri hano. None hanyuma ahubwo urasa ushaka cyanga. Ndashaka inzu yanjye musohoke mu nzu yanjye ninje. Turashize noneho. Kandi narakubwiye. Bebe ibyo ntago bibaho. Niyo umuntu asohotse mu nzu bamuhereza priyavi. Indi yohereza njye wayibahaye. Undi ko wagwamagara mudugudu akaza akagusora. Hamagara ranzi rwose muhamagare neza utagira ngo mfite n'ubwoba. Wowe uje none bana kwandika. Njye ranzi muhamagare. Hamagara komisiyoneri. Hamagara gira idusobanure. Komisiyoneri. Munzi wacu amazi ari kuva ari kumeneka ahantu hose byadogereye. Umuntu nta muntu ugeze kudutesha umutwe. Ahubwo nyine na ya supanete wambwiraga ntago imanitse kandi nayo urumva ukenewe kumanikwa. Iminota mike ariko biri kwihuta. Sawa. Tubabare mutubwize ukuri. Babwize ukuri. Urashaka kuvuga ko badutuburiye se bakaduha inzu idafite nyirayo? Ibyo nibyo nshaka nanjye kumenya ntabyo nzi. Munkore icyo mushaka. Haguruka. Danizzo. Ushobora guhaguruka. Ushobora guhaguruka. Munkore icyo mushaka. Uzi ko dushaka iki? Oya njyewe nsobanura neza umbwira ukuntu ngo bano bantu ngo bimeze ngo gute. Dusubize amafaranga yacu. Dusubize amafaranga se turasohoka mu nzu gutyo uzigiye bitwara kugira ngo umuntu abone indi nzu. Birandeba njyewe. Biragira ngo bigende. Kubwo ariko twarakode. Ntago mpamagare se ushinzwe umutekano. Si nguyu wamufashe igisambo cyawe se. Mutware nyine abahereze byari musohoke mu rwego wowe mutware. Inde. Mutware. Twebwe twarakode. Naborohe mu mbabare naza ko kubereye kuko wondi mu mategeko yo gukodesha niyo umuntu asohotse bamuha. Inzu yangira mu masanze havutanigani nkatwe. Ibintu ntabiri mwasanze hano. Twara bisanze. Hari icyo mwasanye? Byose twarabikodesheje. Babonere ngasohoka. N'imyenda yacu se? Muyisohore nta kibazo mitware. Hariyo ngiye kwambara. Fata igisambo cyawe ngiki. Oya ibyo muri kuvuga byose. Nawe kandi ndakwirukanye kugeza aka kanya. Igisambo cyawe ngiki twebwe mutware igisambo cyawe. Hai nka data. Umva. Umunini.